Dutangiye inkuru yacu urukundo rutagendera ku mitungo. Hariho umusore witwa Etsana ukomoka mu muryango ukize cyane, yari afite imodoka zihenze, inzu zigezweho, amafaranga menshi ndetse n'icyubahiro mu bantu, ariko muri ibyo byose umutima we warimo icyuho, ntiyigeze agira umuntu umuha urukundo nyakuri. Umunsi umwe ubwo yari agiye gusura nyina mu rugo kwa sekuru, yahuye na Ariella, umukobwa wakoraga akazi ko mu rugo rwo hafi aho. Yari umukobwa ucisha bugufi, akora akazi ke nta buryarya, ariko mu maso he hari urumuri rw'imbere rutagereranywa. Etsana akimubona bwa mbere ntiyabonye umukobwa usanzwe, ahubwo yabonye icyiza cy'umutima. Ariella we ntiyigeze atekereza ko umusore nk'uw'umukire ashobora kumureba. Iminsi yagiye ihita, Etsana akajya amwegera buhoro buhoro, rimwe akamufasha gukora imirimo, rimwe akamuzanira ibyo kurya. Gake gake urukundo rwatangiye gukura. Umunsi umwe yamubajije ati, Ariella, narakunze numva ko amafaranga ashobora kuntungira byose, ariko aho nakumenyeye nasanze hari ikintu kiruta byose, umutima w'umuntu. Nkubwiye ko ngukunda, wabyakira gute? Amarira yazunze ku matama maze asubiza Etsana, sinigeze ntekereza ko umutima nkawe yakunda umuntu nkanjye, ariko niba ibyo umbwiye ari ukuri, ndakubwira ko urukundo rudapimwa ku mitungo, rupimwa ku mutima. Nyuma yo gutangira gukundana baranezerewe cyane. Etsana yakundaga kumujyana mu byaro bakicara munsi y'igiti kinini cy'imizabibu bagasangira umutsima, imitobe. Yahoraga amubwira ati, ndashaka ko utekereza ko nubwo ndi umusore w'umukire, ndi kumwe nawe mu buryo bworoheje, kuko urukundo nyarwo rugira isura y'umutima, atari ibyo dutunze. Ijoro Etsana yandikiraga Ariella ubutumwa bw'imitoma nka, iyo ndebye mu maso hawe mbona amahoro nigeze mbona mu buzima bwanjye bwose. Ntabwo nshaka kukubera inzozi z'ijoro rimwe, nshaka kukubera inzozi z'ubuzima bwose. Uri nk'urumuri
rutamurika mu nzu gusa ahubwo rwinjira mu mutima rukawucanira. Iyo Ariella yamusekeraga Etienne akamubwira aseka ati iyo useka numva amajwi y'isi yose acecetse, niyo mpamvu nzahora nshaka kukubatera isoni kugira ngo useke buri munsi. Bigeze nk'ibakinnye umukino wo kwibaza ibibazo, Etienne amubaza ati niba wakwemera gusaba ikintu kimwe cyo mu buzima, icyo wansaba ni iki? Ariella aramusubiza ati sinifuje imodoka cyangwa inzu, nsaba kugira umuntu unyitaho by'ukuri kandi ubu ndamufite ni wowe. Urukundo rwabo rwajyanijwe inshuti za Etienne mu muryango, bamwe baramwangiye bavuga bati uwo mukobwa nta kintu afite, ntakwiriye ko umuryango wacu. Ariko Etienne yababwiye ko adashidikanya ati nimureba ibyo abuze, ahubwo murebe umutima we wuzuye urukundo, niyo mpamvu namuhisemo. Hari igihe inkuru yabo yageze mu binyamakuru, abandi bakavuga nabi Ariella ko ashaka amafaranga, yarababaraga akagira n'isoni, ariko Etienne yamuhoberaga agira ati nitwite ku magambo y'abantu, isi izavuga byinshi ariko umutima wanjye uvuga ikintu kimwe, ndagukunda kandi ntacyo bazahindura. Nanone rimwe Ariella yagize isoni zo kujya mu birori by'abakire yambaye imyenda isanzwe, yumva ko ntacyo yagereranywa n'abandi. Etienne aramubwira ati buhoro ati uri mwiza kurusha bose hano, kuko ubwiza bwawe buturuka ku mutima, nta myenda cyangwa amabara y'ibirori ibikurusha. Etienne kuri Ariella, mukobwa w'umutima mwiza, uwo munsi nakubonye nahise menya ko hari ikintu gishya kije mu buzima bwanjye. Iyo uri kumwe nanjye sinjya numva ndi umusore mukire, ahubwo numva ndi umuntu wuzuye ufite icyo umutima we ukeneye, urukundo rwawe. Ndagusezeranya ko nubwo isi yahinduka njye nzahora nkuhagaze iruhande, ndagukunda uko uri, mu buzima bwawe n'umurimo wawe n'amateka yawe, kuko ibyo byose nibyo bikugize uwo ndi gukunda uyu munsi. Ariella, uri rumuri rw'umutima wanjye, ndagukunda kugeza ku mpera z'ibihe. Nyuma y'ibigeragezo byinshi, urukundo rwabo rwatsinze. Umuryango wa Etienne waje kubona ko Ariella ari umukobwa w'indahemuka udashaka amafaranga, ahubwo afite umutima ukunda. Umunsi mukuru wagize ubukwe bwabo bwabereye mu busitani bunini, indabo z'umutuku z'umweru zahamyaga impumuro. Abantu bose bari bahari, abakire, abakene, inshuti ndetse n'abaturanyi. Muri ako kanya Etienne yafashe mikorofone maze avuga imbere yabo ati Ariella, sinshaka gusa kukubera inshuti, ndashaka kukubera ubuzima bwose. Ese wemera kuzambera umugore?
amarira y'ibyishimo amanuka ku matama maze aramusubiza ati yego nemeye kuko urukundo rwawe rwanyeretse ko umutima ari wo mutungo wa mbere w'isi. Bose barahoberanye, indirimbo z'ubukwe zirasohoka, abantu bose bumva bahinduwe n'ubuhamya bw'urukundo rwabo. Urukundo rwa Ethan ndetse na Alia rwabaye urugero ku bandi bose ko urukundo nyakuri rudashingiye ku mitungo, ku myambaro cyangwa ku cyubahiro, ahubwo rugendeye ku mutima w'ukuri uhuza abantu babiri. Aha niho dushoreje inkuru yacu yitwa urukundo tugenwa ku mitungo, yari inkuru ya Ethan ndetse na Alia. Urukundo nyakuri ni urukundo umuntu nta kintu rugendeyeho. Ngiye wategura nkagezaho iyi nkuru nitwa Tuyisenge Ramadhan. Kanda like, share na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Bye kandi ndabakunda cyane.